Ibyorezo byabaye byinshi, ibyorezo tumenyereye ni bya byorezo by'indwara, ibyorezo bigiye bitandukanye, ariko n'ibi nabonye hano kuri social media nabyo ni ibyorezo, kandi bino byorezo byo ni ibyorezo bitabonerwa urukingo, ni ibyorezo utashakira umuti ngo bikire, ukabona umuntu, ariko nabyo biratangaje bino bintu rwose, ukabona umuntu ameze neza ariyubashye, ariko wajya kubona ugasanga mu mutwe ni zeru. Ni ukubona abantu babyibushye gusa, bariye bameze neza, ariko ngira ngo ubusazi bwabaye bwinshi. Twari tumenyereye kubona abasazi, ukabona umusazi yambaye imyenda yacitse, asa nabi, agaragara nabi, ariko ntabwo twagakwiye kureba gutyo, ahubwo abasazi ni benshi. Nawe niba uri kureba iyi videwo ukabona uyu muntu, wamugereranya n'iki? Utamwise umusazi, utamwise ikigoryi, utamwise umupfu, nta kindi kintu mbona cyahura n'ibyo yakoze. Gufata ubwambure bwawe ukabushyira hanze ukabugaragaza, sinzi, nibaza niba baba batekereza, ariko ngira ngo iki cyorezo cyo cyaje, yego ntabwo ari hano mu gihugu cyacu, ariko naho ngira ngo byigeze kuba, ubushize byigeze kuba, murabibona, ntaho bitandukaniye n'ibi twabonye mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda, ariko ubusazi bari kubukura hehe? Ubusazi bwo kuza bakiyambika ubusa bakabunoza gusa, wagira ngo abantu nta bwenge, ariko muba muri kuturatira ibyo bibuno byanyu, ninde uba ushaka kubireba? Aho kugira ngo njya mbivuga cyane, aho kugira ngo mubyumve, ahubwo ugasanga aho kugira ngo umuntu atekerereze igihugu, atekereze ejo hazaza, igihugu atuyemo kizamuke mu iterambere, mu byiza byinshi. Ntabwo ibyiza ari ugufata imyenda wambaye ukayikuramo ukajya imbere y'abantu ukerekana ubwambure, no. Icyiza ni uko mwamenya uko biyubaha, ariko gusara nabyo bibaho, umuntu ukaba wamubonaga ari muzima, yambaye neza, nk'uyu mugore muri kureba hano, ukabona yambaye neza, ariko utazi mu mutwe icyo aba ari gutekereza. Ariko bino bintu byo ni agahomamunwa muri Afurika, ndetse kandi bino nibyo byangiza abana bacu, urubyiruko, bikabangiza
asanga byabishe mu mutwe. Ariko sinzi niba uyu muntu twamwita, niba ari umusazi, niba ari ikigoryi, niba ari ikintu kiri aho ukabona ubwiza mu maso gusa. Ubwo bwiza bukumariye iki? Wagize ubwiza mu maso, ubona ntabwo bihagije. Ariko sinzi ahari ibyo, niba ari izuba, niba ari ibitabi, sinzi ibyo baba banyweye, ariko hari wasanga ari n'akanyanga aba yanyweye gusa, kuko ntabwo wakora bino uri umuntu muzima. Ugakora ibintu ngibi ukagaragaza ubwambure, ariko ubucucu mubukura he? Sinzi aho mujya kuvoma ubucucu mukabuzana mukashyira mu mitwe yanyu. Ubwiza afite, ubwiza wari ufite bwari buhagije. Ntabwo abantu bari bakeneye kubona ubwiza burenze ubwo ufite mu maso. Ariko ugerekaho tekereza ngo ubwiza mfite barabubonye, ntabwo bihagije. Kigira inama uti reka ahubwo nkuremo imyenda mbereke. Uragenda wicara mu ntebe ariko nabyo ntabwo twakurenganyiriza ubugoryi bwawe. Ariko icyiza ni uko n'ababitekereza bose, n'abandi bantu bashaka kuzana ibyorezo nk'ibi, reka mbabwire ko muribeshya rwose. Muziyandagaza mugende ku gasozi muri kumwaragurika. Kubikorera muri Afurika, ibyo ni bimwe bizatuma mwanduza Afurika yacu, ndetse mwanduza urubyiruko akenshi. Ariko niba muba mwarabyawe, niba muba mwaratoraguwe, niba muri abazimu, sinzi aho muba mwaraturutse. Kuko umuntu warezwe ntabwo izi ngeso yazijyamo ngo azibonere umwanya. Ukavuga uti uri n'umubyeyi, ukamubona, ukavuga mu bandi, ukabwira abandi, ukamurata ngo narabyaye, mfite umukobwa hariya w'umwari umeze neza. Ariko wamara kubona ibyo yakoze nk'ibi, ukagira isoni, ugaterwa ipfunwe no kuvuga ko ari uwawe. Ngira ngo nta mubyeyi muzima wakwishimira kubona umwana we, umukobwa we yagaragaje imyanya y'ibanga ye. Ariko ubusazi nk'ubu mubutoragura hehe? Njya nibaza aho mubikomora. Niba muba mushaka kwiga imico y'abazungu mukabikora nabi, niba ari ikuzimu mujya kwigira, njya nibaza nkagira amatsiko
nkibaza ngo ikigo cyigisha kwiyandagaza, ikigo cyigisha ubusazi nk'ubu, iyo kaminuza mwigiramo yo kuza kugaragaza, niba nabyita ubuzutu, mubyigira hehe? Nagenze henshi, nagenze amashuri, ngenda muri Afurika, mu Bufaransa, mu Burayi, nagenze ibihugu byinshi, ariko ntabwo nigeze mbona kaminuza yigisha ubugoryi, ubucucu nk'ubu. Iyo kaminuza niba mubyigira ikuzimu, muzajye mubikorerayo. Niba mwishurwa na Satani, nabyo muzajye mujya kubikorera ikuzimu, abahembereyo. Naho hano niba mwumva ko mwabikorera hano muri Afurika, mukica urubyiruko rwacu, abana bato, ntabwo tubishaka muri Afurika. Ngira ngo byigeze kubaho na hano iwacu mu Rwanda, mu gihugu cyacu, ngira ngo mwigeze kubibona. Haza umukobwa akora nka biriya mwabonye, ngira ngo birarangiye. Ahubwo ubenza aribwo icyorezo cyari kiri gutangira, gishaka kigenda gishora imizi muri Afurika. Iminsi yashize hano mu Rwanda, hakurikiyeho mu Bugande, hazakurikiraho n'ahandi. Ni gute twamenya ubwenge tukareka kugaragaza ubugoryi?